Hello brothers and sisters, welcome to my YouTube channel. This is Crypto Eyes once again. I salute you all. Ewana, mfate peace cyane. Uyu munsi rero ngiye kubagezaho amakuru ashyushye cyane, amakuru ava muri exchange yitwa FMC Pay, FMC Pay. Murabona ni exchange ifite iyi logo n'iki gishushanyo mubona gutya. Amakuru rero avuga kuri exchange, ni exchange iri gutanga amafaranga. Murazi ko Binance yaje itanga BNB na OKX yaje itanga icyo bita ni OKB, maybe. Ariko icyiza kiri muri iyi exchange ya FMC Pay, ni exchange y'Abanyamerika aho iri gutanga airdrop. Izo airdrop kandi bari kuzibikuza direct. Hari ama exchange amwe n'amwe nka za SuperX zatanze airdrop ariko barazifunga, ntibazirekurira abantu bakoze airdrop ngo babe bazibikuza. Ariko itandukaniro riri muri FMPay nuko izo airdrop ziri kubikurika kabisa. Hari evidence nyinshi cyane zigaragaza uburyo bari kubikuza izo USDT cyangwa se izira airdrop bari kubonamo hariya. Ikintu ngusaba cya mbere rero, banza kuri subscribe, like and share kugira tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Buri uko nshize ikiganiro kuri channel yanjye ugikibonera ku gihe kabisa. Ubwo buryo bwose ndibuze kububereka. Murabona uyu noneho nifunguka iriya connection nimara kurodinga, hari buze kuzamo iyi foto imeze gutya, cyangwa harazamo iyi dashboard yo kuzuza imyirondoro yawe kuri registration. Hano hambere uraza gushiramo username ushobora gufata izina ryawe rito, cyangwa se urabazi ko ufite amazina 2 cyangwa 3 cyangwa 4, urafatamo rimwe urugire username nitwa Richard, ushaka kugira Richard. Hano ushiremo email yawe, then creating password iri strong, tangiza inyuguti nkuru. Username uraza utyping, ushiremo username wenda urugero ngewe Ricky 24, email uzushiremo email yawe. Hano uraza ushiremo password, urugero kambahereza urugero rw'uko mushobora gukora password. Ntabwo byakunda, ntabwo mwayibona kuko nabwo ni buryo bwo kugaragaza password. Ariko password uri buze gukora uze gutangiza inyuguti nkuru, then n'imibare ndetse na character ni urwego arobase gutyo muri ubwo buryo. Then wibuke sponsor ID ni invitation code ku bantu bari buze kwifashisha application, kuko abantu bari buze kubanza kudownloading application then baze gukora registration nyuma. Ariko ndabinginze mumanze munyure, cyangwa se kugira utaza gutakaza, kuko utakoresha invitation code ntabwo ubona ziriya bonus. Mu gihe utakoresha invitation code nta bonus ubona. Iyi invitation code mwibuke muyandike neza gutya imeze, mwana tamuyandika gutya mukahita mukora registration. Then nusoza uraza gukanana na registration kugira utangire registration yawe neza. Uraza kukuzuza imyirondoro, then ukane kuri register. Niba ufite account urakana kuri login, ariko niba utayifite urakana kuri register. Reka noneho dukomeze nifashishe amafoto, kuko njye nakoze account kwifashisha amafoto. Kambereke bwa buryo bundi bwa kabiri. Mu gihe wanyuze kuri application, iyo wanyuze muri application uraza ugakanda hano hejuru kuri home, noneho ukaza hano kuri login, then ukaza kubona hano handitse register. Ku muntu wa mbere ujya gukora registration anyuze muri application, kana no kuri register kuza username, email, password na sponsor ID cyangwa invitation code, iriya mibare naberetse. Noneho reka dukomeze ku bantu banyuze kuri link, mbereke uburyo nyine bwo kuba mwakomeza registration zanyu. Ni ukuvuga ukimara gushiramo iriya myirondoro yawe, bari buze kukorereza code muri email yawe. Uri buze kujya muri email, code irabimeze gutya, ukopie iyi code, uraza kujya muri email bitewe na email watanze, urebe iyi mibare uyikandeho, uyikopie cyangwa se uyandike ku ruhande. Ariko ikiza wayikandaho ukayikopia, then uzugarukemo hano uyipestingemo hano, then ukane kuri verify email. Ako kanya direct email yawe iri buze kuba verified. Murabibona ko nayishizemo, bakakubwira ngo account activated. Noneho ukuntu biri buze kugenda, uri buze kugera muri iyi dashboard imeze gutya. When wallet hano ara balance ni 0, kuko impamvu ari 0 ubona ziriya airdrop barimo gutanga ni 2500 bingana n'idolari rimwe n'ibice 4. Noneho ikintu uri buze gukora hano, uri buze guhita ujya muri Play Store udownloading iyi application
urabona uko isa n'izina ryayo FMC Pay, then ukande kuri install, cyangwa se hari igihe uri buze kugera muri iyi dashboard imeze gutya, ukimara gutanga iriya verification ukaza guscrolling umanuka, uri buze kubona partnership n'ibiki, uri buze kubona ahantu handitse hari Google Play, ukande kuri Google Play, nibyanga kuri Google Play wayibuze ukande kuri download AppK. Yeah. Nusoza ku downloading application, ikindi kintu uri buze gukora ko deja uraba wasoje gukora account muri FMC Pay, ikintu uri buze gukora uri buze kujya muri uri buze gufungura application yawe, urasanga imeze gutya. Kugira ukore login, ushobora gukora login unyuze kuri wallet, cyangwa se ugakora login unyuze hano hejuru kuri menu, kuri profile. Uraza hano kuri profile, reka mbibereke fresh, noneho uhakande, then ukande kuri login hano hejuru. Noneho bari buze kukubwira gushiramo username, uraza gushiramo email cyangwa se ushiremo kakazina gato, ibyo ushiramo byose naribi. Washiramo email, washiramo kakazina gato, wakoze naribi, ariko ushiremo email cyangwa se kakazina gato naberetse, then ukande kuri login, bibe birarangiye. Bari buze kukubwira ngo enter auto code ni code bari buze kohereza kuri ya email, cyangwa se email verification. Washiramo username, washiramo email, iyi auto code bari buze kwikoherereza bagusaba kuverify account yawe. Then uri buze kujya muri email nkakurana biberetse, copy ya mibare, then uzi pasting amano, then ukane kuri confirm. Then urabona ko nashizemo, then ukane kuri confirm. Noneho ubu nibwo buryo bwo gukora login muri FMC Pay na registration. Tugiye kurebera hamwe noneho uburyo bwo gukora KYC kugira uhabwe za bonus cyangwa se za airdrop. Okay, KYC yayo iri kwihuta cyane. Urabona noneho ugisoza gukora login, ukitimara gutanga iriya auto code verification, hari igihe uri buze kugera muri dashboard, ako kanya direct ubona hano handitse ngo verify now. Niba utiteguye gukora verification, udafite nk'icyangombwa cyawe cyangwa se kumva udashaka kwikora ako kanya, urakanda kuri cancel, cyangwa se niba ufite icyangombwa ukande kuri verify now. Niba utagifite, uri buze kunyura nanone hano hejuru kuri profile, then uri buze kubona hano ifoto imeze gutya, then uri buze kubona hano handitse ngo unverified. Uri buze gukanda kuri unverified kugira uverify ya account yawe, kugira wemererwe kuba wabona izo airdrop, kuko niwabona airdrop utakoze verification. Izi information ndi kuba kabisa zirabafasha fresh, step by step ndibuze kubisobanura neza kabisa 100%. Okay, nukanda kuri unverified kugira ukore KYC, urakanda kuri unverified, bari buze kuguha iyi step ya hano, nyuma y'amagambo bakubwira ngo personal verification bikenewe ni imyirondoro y'uwo muntu, cyangombwa no gufata selfie, ni ibyo ngibyo. Dore ni limit ni ukubikuza ku muntu wakoze iyi KYC, ni ukubikuza miliyoni 10 z'amanyarwanda cyangwa se 10,000 by'idolari. Then icyo uri buze gukora, uri buze gukanda no kwanditse start now, kandi kuri start now kugira ukomeze KYC. Then uri buze kubona government issued card, ngo ni ID, ni indangamuntu, then na passport cyangwa se driving license, uri buze bitamo icyo uri buze gukoresha, ko ngende buze gukoresha ID, then ukande kuri continue. Then nugera hano kuri imyirondoro, nyongeye kwereka uburyo muri buze kuyuzuza. Ahambira handitse nationality uri buze gushiramo igihugu cyawe, igihugu wavukiyemo, twe ni Rwanda. Hano ushire izina ryawe ribanza cyangwa se y'amazina y'Ibifaransa cyangwa se y'Icyongereza atari mu mazina gakondo yawe mwiswe n'umuryango. Hari family name wawiswe n'umuryango, n'irindi risanzwe riraho. Izi sanzwe muri buze kurishira hano ry'Ikinyarwanda, iyo bita family name ni hano, then hano akazi byo mu rundi rurimi. Then hano uri buze witamo igihe wavukiye, hano handitse birthday, then hano city urashiramo umurwa mukuru w'igihugu cyawe, twe ni Kigali. District urashiramo akarere wavukiyemo cyangwa se akarere uherereyemo, naribi. Hano city address ushobora gushiramo umurenge cyangwa se ugashiramo umuhanda uherereyeho, umurenge cyangwa se umurenge n'akarere bimeze ukuntu. Ushizemo umurenge cyangwa se ugashiramo street cyangwa se umuhanda, then hano kashiraho expire date. Iyi step mugomba kuyitondera, ntabwo wemerewe kuyirenga. Aha niyo mpamvu ari buze kuza attention, ni ukuvuga twe ID yacu ntabwo igira igihe izarangirira, ahubwo ikintu usabwa kuri ID uri buze gushiraho 2050. Urugero nyine ushira imyaka irenze nyine y'uyu mwaka turimo. Iyo washiraho yose 2050, 2080, 2200 naribi. Hano uri buze kuzuzaho imyirondoro yawe y'indangamuntu, nimero y'indangamuntu yawe cyangwa se nimero y'icyangombwa cyawe cyangwa se ya passport. Nusoza ukande continue.
nationality urashira mu Rwanda handi hambere ya step ya mbere katurebe ukuntu bagiye babikora igihe wavukiye ni gutya bira bimeze hano November ni amezi ni amatariki uyu ni umwaka none gusubira inyuma urasa numanura gutya uramanura gutya biragenda bisubira biza muri 2022 na 2021 gutya naho tariki 15 14 gutyo hano November na October n'ibiki ka September numara guprecise igihe wavukiye ukande kuri confirm nanone hani nababwiye ko kuzuza inuza address nabona ko hano nashizeho KN8 Cyuve Musanze ko ni ibyangombwa byanjye byatangiwe niyo mpamvu nashizeho Musanze tu okay none kuri ya expire date uri buze gushiraho 2050 n'ukandi confirm noneho hepfo uri buze gushiraho nimero y'icyangombwa cyawe then step ikurikira nukanda kuri continue urabona bakanza no kuri continue step ikurikiraho wasoje kubyuzuza niyo gufata amafoto y'icyangombwa cyawe icyangombwa cyawe urasabwa kugira gufata selfie gufata ifoto telefone uyitambitse ndayitambitse na hano ngira ngo murabibona okay uri buze gutambika telefone yawe foto uyifate telefone iri horizontal itambitse idahagaritse nyine bibuze kwitambika urabona uko iyi foto imeze telefone nayo niko muri buze kwifata itambitse nyine gutya deno kandi urakanda continue ahubwo uri buze kubona ahantu handitse ngo front uri buze kubona ahantu handitse front document urabugiye gufata selfie y'icyangombwa kibanza then uyifate bari buze kukubwira no gufata back document nurangiza nayo ifate then ukande continue yakwereke amafoto mu gihe urabugiye gukora nuza gufata ifoto yo kuri cyangombwa cy'imbere ari FMSP ibuze kugusaba uburenganzira bwo kuba bwa recordinga video cyangwa se bwafata ifoto then urakaza gukanda kuri allow then uri buze kusubmit icyangombwa cya mbere telefone irabitambitse iyi ni ifoto y'imbere making sure ko byose birimo kugaragara ibyangombwa byawe birimo kugaragara imbere n'inyuma abantu bafite indangamuntu z'abarundi namwe naribi umuntu buze gufotora imbere n'inyuma then ukande kuri continue then hano bari buze kugusaba gufata selfie uraza hano ukande kuri take photo uri buze kwifata selfie hano then ukande continue urabusoje gukora KYC bari buze kukubwira ngo personal verification complete then ukande kuri confirm none bari buze kukubwira ngo hano ngura wasoje gukora KYC ngo wait for review uraza gutegereza review noneho KYC yawe niba passed irabisa gutya hari buze kuba hari akantu k'icyatsi cyase handitse verified urabusoje urahita uhabwa za bonus none nawe uzazibikure nibyo ngibyo muri FMC Pay aya mafaranga nayubuntu kabisa utayabonyeho wabuhombye rwose okay reka mbereke kaka video uko babikuza muri FMC Pay uko ni nk'ubuhamya tu kugira mbereke ko bibikora amafaranga y'ubuntu arahari muve muri izo scam muze mukore iyi airdrop kuko iri buze kubaha amafaranga afatika kabisa okay kanarebe ze nkabereke okay murabona aka video ndi guplayinga uyu yarafiteho Dogecoin azikorera nuza trading muri spot trading no kuvuga ngo bamuhaye ziriya airdrop we none arazifata ajya muri spot trading kuzitradinga azinduramo indi coin iyo coin ni yari kwifashisha azohereza he muri Binance nako akoze trading hano bisanzwe nagiye kujya muri Binance none akopiye wallet address ya Dogecoin none ariyo ajyana muri Binance izi nizo agiye kohereza he muri Binance ziriya nizo agiye kohereza muri Binance kuna ziberetse ni amadolari angahe 15 nako iyi ni wallet address yagiye kopiya wallet address yo muri Binance agiye kugenda zohereze he muri Binance hani muri FMC Pay nyine yari video yose ariko mbonye nyine yatinda ndavuga ni reka mfata agace kanyuma kakerekana uko kabisa withdraw iri gukunda ngiye kuzohereza zose ni Dogecoin zifite agaciro k'amadolari 12 then urabaza kubona ko active withdraw yabaye successful hano kabisa zagiye kandi kanya uri buze kuzibona muri Binance kanze mbibereke muri Binance kabisa uri buze kujya muri Binance kwace kanyuma murabona ko zageze muri Binance Direct iyi exchange ni ya Binance iyi kabisa deposit zagezemo iyi ari proof noya igaragaza nyine ko zageze muri Binance guys